guys murabona ko turi kuri ya TV yacu Intambwe TV turi kumwe n'umutumirwa mukuru wacu hano Mr Elephant. Bimeze bite Mr Elephant? Meze neza. Urashima Imana? Ndashima Imana ngewe iyo ndamutse mfite ubuzima nkajya mu mihanda nkibona amafaranga shima Imana kuko bura ntureba. Nimba ugiye kuryama nijoro ukageza mu gitondo ukajya mu kazi iryo joro hashobora kuba hapfuye nk'abantu batabarika ku isi hose. Abantu benshi byatari benshi babuze ubuzima bwabo. So Mr abari reba nko mu bihugu birimo intambara abarimo kurwana iki haba hapfuye abantu nk'amamiliyoni ku isi. Amamiliyoni menshi byatari uyu munsi umwe wonyine. None Mr Elephant ndagira mwibariza akabazo kamwe nk'umufana mukuru wa Rayon ni iki wabwira APR mu gihe zabo yahuye na Pyramide? Mani ishobora byose ngiye kumena umuceri hasi. Umene hasi APR arwaye yateguye ngo inkera y'abahizi irayitegura. Abafana ba APR bari bamaze iminsi bavuga ngo natwe ngo tugiye muri Reyode ngo turatsindwa kuko twatsinzwe na Yanga ibitego 3-1 ariko se ko nabo bateguye inkera y'abahizi babaye bakangaye abanyu barakubiswe rwose bavuyemo bafite zero nyinshi cyane zero niba iyo baza kujya zero buriya hari umubare ukomeye kuri zero buriya yo nge nize imibare nize primaire ku mibare yose ndayizi uziko buriya zero hari ibyo bita virgule bakashyiraho undi mubare w'inyuma uriya mubare wa zero bagashyira undi mubare uba uruta zero ariko ubu babonye zero kabisa. koko ubwo bivuze ko kuri match yabo na Pyramide bizaba imeze nanjye nitwa bahizi ariko inkera y'abahizi kwari danje reka nicecekere kire kuba bamuza nabo aka kanya kabisa ibitego 4 nabibakubita mu Frizo Reso yatsinda APR ibitego 4 ako waburi mu kibuga ngewe shababuze Reso bivuze umwataka kuri amwanya nawe ukinaho wakigiramo Rayon Sports ariko urayikunda byatari? Ndayikunda imbere y'Imana ikipe ndayikunda mu buzima bwanjye ira kipe nanayipfira. So Nzovu baguhitishijemo hagati ya Gitaf na Yaka ngo uhitemo umuntu umwe kubera mudugudu uzajya ubamo wahitamo nde? Mudugudu wawe mu mudugudu we umudugudu ubamo ukayoborwa hagati ya Yaka na Gitaf wayoborwa nande? Yakamwana no umusinzi namugiza ibibazo asinzire ntagiye ikibazo nkemurira Gitaf nawe najya kumugiza ibibazo nsanga yamwe mu karo yayimaze bose nta numwe nahitamo. Na mudugudu n'umurimo giye mitemo barabantu ngo bayobora umudugudu nawe umudugudu tuyemo nta numwe nakwemera bamayirwe bamutwara sibo mutwasibo gute hagati ya Kamwana bose baramwana nta urabazi kabisa nta numwe nahitamo yababa we. None Nzovu ni ikihe gice ukunda ku mubiri wawe? Igice nkunda ubwonko kuko nibwo butekereza cyane ubwo butuma utekereza byata ubwonko burangiye nabuhitamo. Na jambo se wabwira Mama Queen kugira ngo musubirane byasaba ko akugurana inzoga zibumba oya Mama sinshaka so umugore wanjye ngiye gusubirana na Mama Sandrine Mama Sando mfitiye abana 4 wambyariye imfura Sandrine n'abasaza be 3 niwe wari urayasahane se no rero ngiye Mama Queen nta kintu namubwira kuko yangeze ahangaha ngo yageze kugukubita amasaha 8 saa 9 nta kibazo saa 9 nibwo yakore aho ari arimo kwiga nawe so gira ikintu ubwira abantu noneho kuri ya YouTube channel yawe bagerageze bagira akantu bakanda aryo ngo nagaki bakore icyo abasab share na comment batoje gukanda kuri anzogira kugira ngo bakirikeho amakuru abagegeye kandi ababikoze ndabashimiye Imana igiye uri barinda ni Nzovu 250 nta kintu se wabwira aba diaspora bawe bari hahandi? Aba diaspora ndabakunda nta kintu badakora
baraturemera mbonera no kubasuza bose. hari umuntu uzi waba warakuremeye mu ba diaspora ngo tumuhe shout out? Hari uwo bita Mugisha, Mugisha hari uwo bita Nzeko, hari n'undi ugeze kunyoza 500. byose se 500 ni benshi. Nzovu nawe uraguha amadolari? Nisa amadolari yakoresha 500 amadolari. ayaza ari mu madolari kandi uyanywa icupa nakuyanywa Marite. Marite ndimo kwinywa. Marite inzoga waraziretse? Inzoga nazivuye. Iki cyatumye uva ku nzoga Nzovu? Zituma upfusha ubusa. Upfusha ubusa amafaranga cyangwa umwanya? N'umwanya byose. Byose kuko urabona iyo waraye unywa inzoga nkatwa akazi kacu ni gukora ibiganiro. Ushaka gusinda wa muntu ushaka kuguha akazi akaguhamagara agasanga ugisinzire ugasanga intege ni nkeya ntukora akazi wavunaguritse. Ninde muntu hagati ya Yaka na Kanyombya kugora mu gukorana nawe? Ungora kugora kabisa. Kanyombya kaba mwana arwana ibipfunsi byinshi. Mupfiki se buriya? Kanyombya ni Kanyombya buriya Yaka mwana iyo atasinze ari muzima mukora ikiganiro cyiza cyiza. ariko Kanyombya yashyizemo icupa ni bya biganiro byo gushwana n'ingome zikavuga n'intebe nabonye aziterura akazikubita umuntu mu mutwe. Kanyombya mushobora gukora ikiganiro ugashiduka wagiye mu bitaro. Mu bitaro bakaba ariho bagusanga kandi mwari muri mu kiganiro. Bagatangira bakagura pomade bagakanda ukajya gute akareka uriya musaza ni danje. Danje. Nese akaririmbo mu Rwanda uri kubona kabisa kari hiti hagati ya Repete n'indirimbo bita Reka mbe nisindi. Repete ntago yizi se? Peti ni indirimbo y'abana. Ntago ari agapeti Repete. Kuko nzi agapeti Knowless, agapeti Mitsingi, ibintu nk'ibyo ngibyo byose iyo bayita Repete. Repete ni ya Diezdora na DJ General Band. Indi bayita mu cyo ndi bayita Reka mbe nisindi ya Bruce Melody kandi uramufana. Ngiyewe nahitamo ngo Reka mbe nisindiye kuko nanjye ngo inzoga. Kandi watubwiye ngo nywa Marite. Marite vuba. Marite impamvu nayinyweye nuko naraye nisindiye nijoro. Uri kwivura ahangova. Niyo mpamvu nanyweye Marite kugira ngo numve ubwonko bwanjye butekereze neza. Nahitamo ya Melody kabisa. Reka mbe nisindiye mu gifu. Mu gifu ngo ni danje. Ni danje. None Nzovu ye bavuze ngo brother from another mother baba bavuze ngo iki? Ngo brother from another mother. Ibyo ntabyo nzi. Nabyo uzi? Nta kintu bifite igitekerezo kabisa. Ntacyo nzi. Ntacyo. Okay, ngaho usengera abantu badukurikiye dusoza ikiganiro. Abona ko nta kibazo kabisa. Masho byose mana nkunda. Nkwaitse tubicano ndi nkorera aka kanya. Mana ujye wirinda uyirinde uyihe uburinzi. Imana ishobora byose kandi ndabwira inshuti za Nzovu aho ziherereye hose ku isi, haba umunyarwanda uri i Kigali, haba uri mu ntara, haba East Africa, yaba uri Rwotamasimbi, ubwo ndavuga muri Amerika, muri Canada, ipare mu Bufaransa, iyo Rwotamasimbi, mukomeze mushyigikire iyi YouTube channel. Nibwo bwa mbere nkoranye nayo ikiganiro, nikagiye kibura icyo tubasaba abasabu benshi cyane na comment utibagiye gukanda kunzogera kugira ngo amakuru abageye kandi sha umuserese muzakira mujye mumwandika niba mushaka ko Nzovu ngaruka babitubwire muri comment. Nanjye nditeguye ejo bundi nejo nzandi umusango kabisa. Hano ni mu rugo. Babivuge muri comment ko bagushaka tukugarure, n'undi muntu wese bashaka batubwire muri comment. Bajye bandika. Bica nifite ubushobozi kabisa. Na Messi ukina umupira twamuzana kuri tubica. Reka. Na Cristiano twamuzana. Bose twabazana. Hari umukinnyi nkunda cyane. Niwe. Mbappe ne tuzamuza. Akina muri equipe ubu ngubu. Yakinaga muri Paris Saint-Germain muri Real Madrid. Kandi urayifana. Nkunda ntuzi. Ntabwo nyifana. Akufana Mbappe ariko ntabwo ufana. Buriya Real Madrid ngiye nkunda iyi kipe ndihanganye na Real Madrid bayita FC Barcelona. Barca ndayikunda. Ufana Barca ukongera ugahindukira ugafana n'umuntu w'umukinnyi bita
Kylian Mbappe kuko namukunze agikina muri PSG. mu Bufaransa wagira ngo yageze muri Real Madrid wagira ngo baramurogesheje sibyo uzi ko asigaye akubitswe ibitego nka 900 cyangwa ni za dawa ziva Tanzania bavuze hariya Haruna yakiye muri Noza hariya byari danje hariya niho bibera muhungu wanjye Mbappe ndagukunda wagiye kwivuza wajana Kigali tukakuvuza nkagukubita ikibungo nkagukubita mu Gisaka nkakuvuza none ukongera ukajya kuri hit akongera agasubira ku murongo buriya binabarimo n'ibiki gira ikintu umubwira ati waje kabisa tukagushakira umuti yumva ikinyarwanda oya mubwiye mu cyongereza ntacyo nzi igifaransa se attendez-moi pakate screen Mbappe ndagukunda muhungu wanjye garukana i Kigali tukuvuze ikibungo dufite amarozi hano ndakwambutsa Tanzania umujyane wo kabisa asubire muri forum Real Madrid be neza ariko ufana FC Barcelona nkafana Rayon yo mu Rwanda Rayon ni ku mutima ndatwara igikombe uyu mwaka ese burari umuntu uri bukoremo nawe ikipe intera ubwo birimo gukubitwa ngo 102 ngo mu kajoro k'abahizi ikubiswe ASN yatwaye igikombe azama ikubise ibitego bingejo bundi iranwa iki gikombe cya champion kandi igikombe cya champion cyema amafaranga noneho bashize mangaye ikipe izatwaye igikombe cya champion Ferwafa wabaye president mbone no kumusuhuza yitwa nde ntabwo nzi izina ryiwe ntabwo muzi kamusuhuza miliyoni 80 nizo yashyizemo nizo oya izatwara igikombe cya champion ni miliyoni 80 zo varapfa umuntu akaguru karavunika umva akaguru kari buvunike kabisa kandi igikombe kirataye akaguru k'umukinnyi kavunitse za miliyoni 80 wahita ujya kumuvuza ukagira ukanamuvuza miliyoni 80 zataha mubare igikombe gitaha Inyanza sha ese rero bibaye byiza se yagaruka Inyanza mbona no gushimira wabaye president wa Sport Abudara wayoboye akarere ka Nyanza ndagusuje papa ndagukunda ejo bundi mwaye muri mu nama wangure waravuze inzovu bamumere kawayini narakagotume papa ako warazinywaye papa ko zarenyece papa ndagukunda uri umwana w'Inyanza ndagukunda expecta kandi Imana igihe ikurinda ikurinde ntugasaza ibyiza biri imbere kabisa Budara urumva ko nzova gusuhuza ndagukunda nzova urasuhuza nde mu bantu bawe kabisa bafi ndasuhuza umutipe bita Pasi buriya nka kwa kundi ujya gutega uyu uri kuri kamera se ni uri kuri kamera muso kabisa aba bari ko twajyaga duhura mu migino n'abashaka buriya nawe Pasi nawe ni indaya Pasi ni indaya ariko ntabwo ari indaya ni umukiriya wazo Pasi ndamusuhuje uramusuhuza uyobora Kimironko yose ni cameraman Pasi ndagusuhuje umukamezi wakamejeje ariko ukunda iki indaya nkahuriye mu migina Korodoro Sodoma mu Gashyekero ariko rahonga ese Pasi kari muto nta nama wamugira ni urubyiruko Pasi watse ubura hari ahantu muhurira hari Pasi kamubwire ubura waburekeye abasaza nk'abanzovu kandi ikibazo ibiraya birakuniga amasaha 5 nicyo kibazo